ikaze dufite umutumirwa witwa Kabanda. Yigeze kuririmba ya ndirimbo yitwa Kabanda, ngira ngo mwe mudukurikiranye murayizi. Tumuhaye ikaze hano kuri channel ya Free Rwanda Boy. Biriwe gute? Meze neza cyane nkuko bivuze rero. Akabanda ntabwo wibeshye. Twigeze kugira igitekerezo nkatwe nka Free Rwanda Boy yo kuba twagusura tukakwaka interview. Turibaza ati ese ko muri uyu murenge wacu ujya uhatwika cyane ndetse no mu gihugu cyose, ese ubundi icyo gitekerezo cyo kuvuga ati uhange igihangano kibe cyatwika, ese wari ubizi ko icyo gihangano cyawe kizatwika kigakundwa n'igihugu cyose? Urakaze cyane. Icyo kibazo ntawe utakibaza, ariko nari nsanzwe muri ngende shapu, nari nsanzwe nditinyuka urashoboye. Birangira rero umunyarwanda yavuze ngo inkono irangira nyine mahaye. Ese ubundi bikiri wenda utarahangaye kino gihangano cyawe ngo wenda kibe cyatwika mu gihugu cyose, ukiri utari wabitekerezaho utari wanayandika, ese wiyumvagamo ibintu by'ubuhanzi? Ubuhanzi byo nabitangiye niga mu wa gatatu primaire, ndase troisième, ariko nakoraga ibintu byinshi, nakina amakinamico, mbese ubona ko ndi umwana wifitemo impano kandi ufite n'ikindi. Ubwo rero byarangiye n'ubundi inkono ihiriye 2017, n'ubundi narangije kwiga ihiriye mbaye umudamu ngayo ngo. None se weho kino gihangano cyawe ukigishyira hanze kikaba cyagira gutyo kunguku, kikaba kiguhuje na perezida, wumvaga umeze gute? Numishe nishimye cyane, kuko buriya rero gukora mu biganza by'umuntu nk'uriya yawe ni nko guhobera Imana. Ubwo rero narishimye cyane, mbese nawe urabyumva gukora mu ntoki z'umusaza ati warakoze kunyamamaza. Ese kino gihangano cyawe turacyumva kiranakunzwe mu gihugu cyane, ese ubundi kikimara kugihanga ukabona kirahatwitse, intego yawe yari iyi? Ese kuki utakomeje ngo usohore ibihangano byawe ngo bikomeze bihatwike? Abanyarwanda benshi barabyibaza, ariko ntabwo kuba narasohoye ibindi ntabwo ari uko ntabifite, ahubwo hari ikintu bita support. Nshobora kubona support y'ako kanya ariko ihita irangira. Buri iyo tuza kubona support iri prolonge cyangwa se y'igihe kirekire, tuba twarabashije gukomeza, ntabwo ari uko nta bindi dufite, ahubwo hari icyo bita support cyo twabuze. None se ubwo intego yawe akaba ari iyihe? Intego yanjye kwari gukomeza ibihangano mu buzima busanzwe, ngira indirimbo nyinshi zongera ubwiyunge, kurengera umwana, kurengera ibidukikije, kurwanya ba rutwitsi nyine hafi aho, ariko birangira ikibazo kindi kiri ku ruhande. Ukibona Free Rwanda Boy team ikugeraho wiyumvishe gute? Buriya rero siba kuvuga iyo groupe yanyu kuba yagera mu niyumvishe gute, ngewe niyo muhuye n'umuntu muri rusange gutya mba numva ari izindi mbaraga niyongeye muri ngewe. Ubwo rero no kubona timu nk'iriya ngari nkabona mbese musa n'abanyeneye, numvisha ari izindi mbaraga, numva muri ngewe hari ikindi kintu niyongeyemo, cyangwa se numva mbese natse umuriro. Twebwe nka Free Rwanda Boy natwe twaratekereza ati turamutse duhuye n'iki cyamamare, mwe muri gukurikirana kino kiganiro, tuba twagerageje uburyo ki duhura n'icyamamare ngo tube twabasangiza ibyamamare bimwe na bimwe. Iki cyamamare rero cyaratrendinze, namwe murakizi, aricyo bita Akabanda. Free Rwanda Boy twatekereje kuba twabasangizaho. Ikindi kibazo noneho tugiye kumubabariza, akunda iki mu buzima busanzwe? Mu byo kurya se, mu byo kwambara. Yeweho wenda uko umunsi wawe uva ati mu gitondo, ubundi reka tuvuga ati ku umunsi wawe umeze gute, ibyo ukunda kuri uwo munsi uvuga ati uyu munsi wanjye plan mfite ni iyi ngiyi, bijyanye n'ibyo ukunda ni umunsi wanjye rero ukuntu guteye. Ubundi kugira ngo
urabona ko mfite na badge ya RPF. ni ukuvuga ngo iyi badge yanditseho amazina yanjye, biragaragara ko ndi support staff. Yego. Yes. Ngewe ubundi umunsi wanjye utangira saa sita z'ijoro iyo mbyutse cyangwa se nkangutse ngewe noga mu maso yo ntaririmbye indirimbo y'igihugu, ndirimba indirimbo y'umuryango, nkatangira nkamayininga ibiri buze kuntunga muri uyu munsi ugiye kuza ibyo ndi buze gukora, ariko byose bitangiza indirimbo ya RPF cyangwa indirimbo y'igihugu. Ubwo ngubwo mu kwambara, ibijyanye no kwambara rero ubu wambona wese yavuga ngo uriya ni umufana wa APR. Ntabwo ngiye kwivugaho byinshi, ariko ngiye mu bintu by'imyambarire ntabwo nkunda kwambara ibintu birekuye bya bindi by'ingutiya, ntabwo mbikunda ngiye. Ngutumye no kuko abasitari nk'umuntu kare. Ubwo ngubwo nko mu reka tujye, ntabwo ujye ukunda gusohoka, wenda nguvuga ati nasohoka nkajya gutembera, gutembera nyine nawe urabyumva, so wari umusitari gutembera. Ubwo noneho ubwo mu bijyanye n'ibyo kurya ukunda iki cyane ubundi? Ibintu byo kurya nyine ntabwo na kimwe nacakurisha ngewe, byose mbipa byose. Ese ko twakumenyereye ku ndirimbo z'igihugu za RPF, ese ntabwo ushobora kuba wajya mu zindi ndirimbo zino ziri modern na traditionnel? Yes, wikwivuna. Buriya rero ni nabyo mbamo cyane. Ntabwo ari necessary ko naririmba, cyangwa se ntabwo ari ngombwa ku bantu batumva ururimi rw'igifaransa. Ntabwo ari ngombwa ko naguma mu za leta, ahubwo nakomeza nkarimba n'izisanzwe ko nazo nzisangamo. Cyane wenda nk'ubu ndirimbye nk'izitakuye umudugudu wacu, urabona ko twawuhawe na leta yubatse udutuzamo, nanjye irantuza kubera umunwa. Bivuze ko rero nshobora no kuri mu buzima busanzwe bw'uyu mudugudu ntikije leta, kubera ko leta y'ibyo yarabirangije, ahubwo nkarimba ubuzima bw'abawutuye, uburyo ki tuwufata twakurengera ibikorwa remezo. Ubwo ngubwo ninuza na filime wabasha kuzikina? Cyane rwose. Na filime wabasha kuzikina? Aha, watubwiye ibyo ukora, ese ukoresha izihe mbuga nkoranyambaga? Ari nyinshi man. Ni nyinshi, ngira YouTube channel. Channel yanjye ikaba yitwa Akabando Special, buri abantu bakitirira kenshi na kenshi, kandi nyamara ninjye hano mu Village. Gwe from Bugesera. Bivuze iki rero? Bivuze ngo byibuze ahubwo umuntu yashyiraho na namba ya telefone. Wazibaha? Yes. 07113263 ubundi ukankurikirana nta kibazo kabisa. Ese buriya abadukurikiranye kino kiganiro nta kuntu wabatamo nk'akantu gatoya ko kumva yawe? Oya ubwo reka mbatakazemo. Yes, navuga ngo agaki RPF watugiriye neza, nge mbona uri ingenzi. Yes, so guys, kora subscribe, making sure nimbakoze no kukazogera. Soza nk'icano ya Free Rwanda Boy, nkuko twabibabwiye twari twaje gusura icyamamare Kabando. Banza making sure nimba wakoze subscribe, wakoze like, sharing nk'abantu 10, uraba utanze umusanzu tuzamurane iki cyamara ukona ko tuba twabatayemo nka channel yacu mwikorera imiti ya ciao.